abarwaye tubifurije gukira, abatamerewe neza turabankuraje ko ejo bizagenda neza, abishimye nabyo Imana ibihererwe icyubahiro. Turabakiriye rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Karibu pastor. Murakoze cyane. Wasanga hari abantu bakubonye bwa mbere, watangira ubibwira nyuma tugakomeza. Ku bambonye bwa mbere nitwa Live Wesige, ayo niyo mazina yanjye, mpamagawe nk'umupasiteri muri iyi minsi. Amen. Ni ubuntu bw'Imana kugaruka kuri Shape to Shape. Amen. Karibu cyane, turakunezerewe. Ni umugabo wubatse, mfite umugore, mfite abana babiri. Yego. Turashima Imana. Amen. Umuhungu n'umukobwa. Umuhungu n'umukobwa, abakozi b'Imana bakomeye cyane. Umukobwa w'umuramyi cyane. Cyane cyane. Uzuye umwuka wera pe. Uriya mwana ni ibintu byamuvuzweho ataravuka. Ko azaba umukozi w'Imana udasanzwe. Biramusa kandi ari gukurira mu biganza byiza. Ejo bundi ho yaradutangaje. Yabigenje gute? Buriya Imana iravuga kandi ivuga ibintu biri precise, ikanabikora. So mu gihe cyashize nigeze kubona ubutumwa buvuye mu muntu nabwirije ubutumwa. Yego. Muhamagaye ati buretse kugira ibindi umbwira, ati hari icyo nshaka kukubwira. Ati nudatangira umurimo Imana yakubwiye gukora, izakwaka uwo muhamagaro n'amavuta ibiha umukobwa wawe. Noneho rero nta gihe gishize umukobwa wanjye araza ati uyu mugoroba ninjye ushaka kuyobora amasengesho, kandi n'umwana w'imyaka 8. Ati mfite ibintu nateguye nshaka kubaganiriza. So umugoroba nyine amasengesho ya mbere yo kuryama rwose araza ati ngiye kwigisha, abaratangiye welcome guys, go to church. Ubwo muri mu rugo. Turi mu rugo, go guys to church, go my name is Pastor Naisa. Go, I'm happy to see my bishop here. Go, go and Pastor Mama Claire, and my brother. Go today before we start. We have tugomba kuririmba indirimbo, atubwira indirimbo turirimba ebyiri. Arangije ati now we going to talk ku ijambo rivuga ngo the fear of God. Ubwo ngeweho narimo ntitira abana ikambayeho Mana. Ntunsige bya bintu nizere ko bitagiye. Ndabana Imana ntabara rwose, ntunkureho umwuka wawe wera, ntunsige gutya. Ariko tugiye kuryababwira madamu ni ya message umukozi w'Imana, urabona bitambayeho. Arambwira ati ariko rero naragukarabye, nudatangira ibyo Imana yakubwiye sinzabibazwa. Umunsi ukurikiye ibyo rero hari kuwa 4, ndabyibuka hari kuwa 4 ubanziriza le 12 Mai. Hanyuma kuwa 5 nirirwa nyine ntekereza ku byatubayeho nijoro. Kuwa 4, kuwa 6 nigira mu kazi bisanzwe. Mvuye mu kazi ngeze mu rugo, bo bari bagiye muri concert ya Ben na Chance. Noneho ndiherera gusenga. Ariko ubwo urumva ndi gusenga mfite n'iyo background yuko ntekereza ko umuhamagaro bawujyanye. Umukobwa ndasenga ntangije ngiye kumva ijwi rirambwiye ngo it's tomorrow or never. Aho niho nahise menya ko ibintu byakomeye. Yari yaguhaye ikimenyetso neza, ndabani it's tomorrow or never. Nkubitanye n'ibyabaye kuwa 4, ndabani Imana iri serious kuri ibi bintu. Batashye babwira ntimuzi n'ibindi. Ejo turatangira itorero. Ku kintu Imana yavuzeho, Imana yamuvuze rwose. So umwuka w'Imana tumubonaho, ibimenyetso tubona by'uko akunda Imana ni ibintu Imana yamuvuzeho akiri muto. Ubwo narimvuze nyine ko uwo mwuka tubibona, ariko ni ibintu byamuvuzweho akiri muto. Biragaragara niyo yaramye Imana umuntu ababibona. Buriya twebwe twamaze imyaka 5 byaranze kubyara. Buriya ufite ubuhamya pastor? 5 yose. Muri 5 nabwira umuntu utegereje iryo sezerano kudacika intege. Ishobora kuba 1, ishobora kuba 3, ishobora kuba 5 cyangwa 10. Ariko ni imyaka igoye. 5 ni myinshi. Uko yaba ingana kose bigoye, kuko iyo ugiye mu rushako uba wumva uti ngiye kuba umupapa, ngiye kuba umumama. Iyo rero hajemo ibintu bituma bidakunda,
ni nako n'abakugenderera baba bakubwira byinshi. Noneho iyo uri umukozi w'Imana hari n'abasha kubaza ati Imana yawe se ikorera abandi kuki wowe bitari gukora, kandi usengera abandi bigacamo. noneho ugasanga hari n'abandi bashaka kukwigiraho guhanura, yego baza bakubwira ati uyu mwaka biraba, bakubwira ati dore amavuta yo gusiga ku nda. Abantu hanze aha baragowe kubera icyo kibazo pe, ni ukuri. Twe rero abaganga bari baravuze ngo ntibyashoboka, noneho ibaze kugira ngo umuganga akubwire. Ngewe nganira na madamu dukundana, nari naramubwiye ko Imana yambwiye ko tuzabyara abana babiri. yego noneho rero nkumva nyine tuzabyara abana babiri kuko nari mbizi ko Imana yabivuze, mbyizera ntyo. Turabiganira rwose tukiri abafiyanse, namubwira nti dufite abana babiri, umuhungu n'umukobwa, nti ntukanabitinde ubyibaza. Then tugiye mu rushako, umwaka wa mbere uba wumva, kuko twanakundanye long distance, turabatereka twimare irungu tumenyane tunakundanire. Imyaka 2 kuri njye numvaga ari sawa, ariko kuri we bitangira kuba akantu. Yikubitamo wa gatatu tutangira kujya gushaka abaganga. Ubwo niko muri kiriya gihe uhura n'ibikomeye. resultat zikavuga ngo hariho umushuti wanjye waje kubwira umugore wanjye ngo ashaka kumwigisha uko batera inda. Ese yari bumwigishe uko batera inda gute ko ubigerageza abantu babikiniramo. umuganga umwe wo muri Plano mu mujyi wa Texas, umudamu witwa Janet Whitaker, aradupima, aza kumpamagara kuganira nawe kubera ibintu bita ngo patient's privacy n'iki. Arambwira ati ufite kairira ushobora kutazigera ubyara. Areba ukuntu nza gutaha nkabwira umudamu wavuye iwabo, aje kuba umumama, iwabo banamumpaye batarambona uretse kumbona kunyizera. Urumva nari mu mahanga, wari mu Rwanda, noneho kubyumvira ati birananira pe, izo mbaraga narazibuze, singiye kukwirarira, byarangoye. Cyakora ahubwo imbaraga nagize zari zo kubwira Imana nti sibi wambwiye, nkajya nsenga vuba nti sibi wambwiye. Ubwo niko haba hari abakubwira ibyo ugomba gukora, bimwe bidahuza n'ijambo ry'Imana ukabyihorera, hanyuma ugasenga ugategereza. Le 31 décembre 2015 turi muri ya masengesho yambuka umwaka, uriya munsi Imana yaravuze, iravuga pe, iravuga. Turi mu materaniro, barimo batanga amakado yo gushima abakozi b'Imana mu rusengero, bampa amashuka y'umweru. Noneho ngiye mbwira abantu ntayo mashuka mumpaye, ni ikimenyetso gikomeye, ndumva Imana inganirije, ihita inganiriza koko. Ambwira ati aya mashuka rero haje kugira ngo afungure urubyaro rwanjye, ni muri uyu mwaka iwacu tuzabyara. Nari mu mwuka pe, kuko Imana yari imbwiye n'ibindi bintu ngomba kubwira itorero. Iravuga ati n'ikimenyimenyi ni uko ayo mashuka yo kwera nuko nkwejeje, kandi muri uyu mwaka muzabyara. So uwo mwaka rero mwarabyaye, ariko tunyuze mu bikomeye. Twageze mu bikomeye pe. Igihe gikwiriye buriya madamu wanjye tuzazana dutanga ubwo buhamya, tuvuge imirimo y'Imana, duhamirize gukora kw'Imana. Ariko muri uwo mwaka nibwo twabonye uriya mwana w'umukobwa avuye mu bise bikomeye. Noneho rero tukaba twari tuzi ko, cyangwa twaribwiye ko tuzabyara umwana w'umuhungu, ku buryo n'igihe nadetinganaga na madamu, buriya kwizera no kwizera isezerano ry'Imana ni ibintu bikomeye. Twagendanaga amakarisiti mu modoka tutarabyara, kandi nzi neza ibyo umuganga yavuze. Abantu bati se ziriya kasete ni iz'abana baraje. Kandi twazigendanyemo, iyo rero ni acte prophétique, twazigendanyemo nk'imyaka 4 rwose. Ni myinshi, urumva. ntagiye wumvaga wazivanamo n'umunsi n'umwe, kuko navugaga nti icyo Imana yambwiye nicyo mpagazeho, kuko Imana iyo ivuze burya ivuga ibyo yamaze gutegura bizaba. Icyo tuba tugomba kwizera, kandi kwizera tubishobozwa n'umwuka w'Imana. Iyo utagiye mu mwuka rero, ibintu byo mu mubiri biragucanga. Hari undi mukozi w'Imana ngo yaguze utwenda
akajya akagendana mu mufuka. Yatanze ubwo buhamya ndavuga waho agasarubeti k'umwana ngo akagenda agakoraho ngo Mana urabyibuka. Yibutse Imana isezerano cyane. wowe wagendanaga akarisiti mu modoka kabisa. Noneho ntera n'indi ntambwe, aho kwita madamu sheri muri telefone mwita mama Joshua. Urabirebaga ntabwo byamukomeretsaga. Ntabwo byamukomeretsaga. Buriya niba uzabyikwibwirira kuko zishobora kuba imbaraga z'umuntu umwe ariko zitari za bombi. Wamwibariza yarabyakiraga. Uti mama Joshua ariko yari abizi ko kandi byaramunezezaga ko nyine mwita mama Joshua. Wamuremagamo n'ibyiringiro. Kuko naramubwiye nti we urumva yari azi ko nta kibazo. Ni njyewe wari ufite ikibazo kandi ntashobora kukivuga. Kuko numvaga icyo kibazo atari ikibazo cyanjye gifitwe n'Imana. Kuko ntabwo ngiye yampaye gukunda abana. Urumva so numvaga Imana itaguha gukunda ikintu utazahabwa. Ikindi nyine ko yari yarananteguye mbere ngo impaye abana babiri ndi mu masengesho nkaba nari mbizi. Icyo kintu nari nzi ko byanga bikunda igihe kizagera mbabyare. Ariko nkavuga nti wenda urabona iyo uzaba pasiteri ngira ngo hari n'ahantu Imana ikunyuza kugira ngo uzabashe kumva umutwaro waba ushombye n'abazaza bagusanga. Nk'ubu ngubu umuntu utarabyara mugirira umutwaro cyane. Babyumva cyane. Kandi nabonye Imana yaraduhaye ubuntu niko nabyita. Kuko nyuma y'aho tubyariye tumaze kubona abandi nabo kubwo gusenga bagiye babyara. Harimo n'abari bamaze imyaka 9 tuzi. Urumva hari n'abandi rwose. So nizera hari n'abandi muri iyi minsi batwite. So urabibona ko Imana irabishoboye gutanga urubyaro. So n'umuntu uri kudukurikira utarabyara ndakugira ngo umbwire nti humura, Yesu arabizi. Igihe cyawe nyacyo nikigera nawe uzaba mu bavuza impundu ku munezero wo kubyara. Pastor agire n'ako kantu k'agakorwa akora acte prophétique, agira utuntu arema utwenda tw'abana. Kandi si ubwa mbere numvise ibintu nk'ibyo. Abantu barajya barema ibintu bikabaho cyane. Kandi wowe wuzuye ubuhamya Pastor. Urabutubwira uyu munsi ntabwo ducika. Pastor aje kutubwira imirimo y'Imana. Ugendera mu bimenyetso buri gihe. Ibera mu buhamya. Ujya uvuga ibintu nkavuga kubabigerageza buriya nanjye byankorera. Birakora. Uyu mumama ntiyizere gusa n'uyu mupapa. Bagire n'akantu barema babwire Pastor. Agira akantu barema. Ni mu byumvikane wenda mwazana amashuka y'umwana mu rugo, mwazana ikigoma se cyangwa se na berso, ariko hagira ikintu. Kandi ibi mbivuga ndatekereza no kuri ba bandi utwita ukaba waraguze ibintu byose noneho indi ikavamo ukiheba ukavuga uti ubwo iya mbere ivuyemo n'iya kabiri sinzabyara. Nawe birashoboka ko wabyara. Ibyo bintu actually reka nkubwire uzabyara. Nta nubwo ari vuga ngo birashoboka. Uzabyara ahubwo niba bigukundira uzatwandikire kuri iyi channel ya Shape to Shape umunsi uzaba wabyaye uvuga uti hari umunsi mwavuze ko nzabyara none nabyaye. Iyo ntabwo izavamo. Kuko ntabwo ishobora kuvamo. Ni igihe cyayo ni igihe cyo kubyara nawe ni igihe cyo kunezezwa. Naho ubuhamya se Mana yanjye. Pastor wuzuye ubuhamya bwinshi. Uzi ko ubwo numva ntari mbuzi 5 ans. Ntabwo numvaga ntazizi. Numvaga waravuze ko watinze ariko sinumvaga ko byageze mu myaka 5. Hariho igihe umugabo yigeze kumfatisha umukandara mu rusengero. Service irangiye ngo tuzenguruke church ariko nyaturaha abana. Ngo yabahaye Imana yamuhaye 7. Hano ndataha ndanariza ibyo yankoreye. Mbitekerezaho nza gusanga umukandara ni ukuri. Abana nta kindi nikikije uretse ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi uko kuri ni iki Imana yambwiye ko nzabyara. Nimva ndishimye. Abinkora agatima karimo kabatarika nagasuzugura umuntu w'umugabo koko ari kunzengurutsa. Ariko ntashye mbitekerejeho nsanga yayobowe n'umwuka yankoreye ikintu gikomeye. Acte prophétique yararimo gukora. So urumva rero ugomba kwatasha kwizera kwawe kubifatika. Kuko Imana irakora.
hari ijambo ry'Imana ndumva ari muri Samweli wa mbere bavuga inkuru ya Hana na mama wa Samweli. Yaranyuzwe mu by'ukuri, yari afite umugabo umukunda ku buryo niyo yaganyaga mugabo amubwira ati sinkurutira abahungu n'abakobwa, akamwereka ko ari igitangaza, hari icyo amaze mu buzima bwe, ariko ntigeze yumvaga hari ikintu abura. So hari igihe tugira imyaka myinshi mu gutegereza ikintu tukageraho tukarekura, tukavuga ngo wasanga ari ubushake bw'Imana, reka nihe amahoro. Ariko Hana ntigeze yemera imitoma y'umugabo, ntiyigeze yemera ko nibyo urampa ibitambo nkajya gutamba nk'abandi, nibyo urankunda ndabizi, nibyo rwose urantetesha, ariko there is something missing, hari ikintu kiri kubura, kandi akaguma atitiriza nawe ntarekera. Ugomba kubaho ubuzima butemerera Satani kukuriganya amasezerano y'Imana, kuko Imana yaravuze ngo nta ngumba zizababa. Rero Imana iyo ibivuze ugomba kuyizera. Ikintu kijya kitwica nyine uko imyaka iba myinshi ni kugenda ucika intege, noneho ukaba ufite n'abandi bantu bakuganiriza ku ruhande, cyangwa se n'izindi situwasiyo zigenda ziza, ariko Imana ishobora gukora ibitangaza pe. Nizera ko Imana ishobora gukora ibitangaza. Uzi ko igihe kimwe hari i Nyamirambo twari mu cyumba cy'amasengesho, hari umudamu umaze kubyara abana 6 bose ari abahungu kandi yari atwite. Aravuga ati munsengere iyi nda izaba umukobwa pe, ndabinginze. Ubwo tuva aho twari turi mu cyumba cy'amasengesho i Nyamirambo, noneho umunsi ukurikiyeho duhurira mu masengesho ku Irebero. Turasenga pe mu cyumba cyo ku Irebero, tugira ibihe byiza. Imana none iratumanukira tuyatuye umudamu, umwana yari atwite yari umuhungu, ngo ariko Imana imuhinduye umukobwa. Yari afite abahungu 6 ariko expectinga ko afite azaba umuhungu, nawe azaba umuhungu, ariko birema ati munsengere azaba umukobwa, munsengere yazaba umukobwa. Turasenga pe tubisaba Imana, ko havuze ati Imana nta kikunanira, niba ari cyo umuntu ari kwifuza, ari cyo ari guharanira rwose nawe Imana icyo gihe iratubwira ngo uyu mudamu we yari atwite koko ni umuhungu, ngo ariko muhinduye umukobwa. ngo ikimenyimenyi navuka ngo azagira akarenge kareba inyuma, ngo ntimuzamujyane kwa muganga, ngo ntibazashake kugira uko babikosora, ngo Imana yo ubwayo izakikosorera ikirenge. Ngo ni ikimenyetso. Uzi yuko yabyaye akabyara umwana w'umukobwa ariko akarenge kameze gake. Ndibuka rimwe rwose nari mbyutse mu gitondo, umudamu araza ati Imana yabaye wa mwana atari ko dore ati none rero twongere tuyihamagare tuyibutse ko yavuze ngo izagakosora. turasenga tuhamagara Imana pe karagaruka, kaje kugaruka. Uwo mudamu abi Kigali yari nta kintu kinanira Imana, nta kintu Imana idashoboye. Nta kirusha Imana amaboko, guhindura igitsina cy'umwana, nta kirusha Imana imbaraga. Irashoboye, irakomeye. Imana nta kirusha imbaraga, ni inyamaboko. Imagine guhindura sexe y'umwana mu nda, yari umuhungu ariko muhinduye umukobwa, ndetse n'ikimenyimenyi kuri uriya mukobwa wacu twese twari tuzi ko ari umuhungu. Ni nayo mpamvu namwitaga mama Joshua. Idutumaho umudamu w'umuhanuzikazi, aratubwira ati Imana ivuze ko mwari kuzabyara umwana w'umuhungu, ngo ariko kubera icyo ishaka gukora, nuko yavuze mu magambo ngo uyu mwana imuhinduye umukobwa kandi azuzura umwuka w'Imana, azayikorera akiri muto. Nibyo nakubwiraga, urabona ko nibyo bintu arimo, babitubwiye ataravuka. Noneho tugiye guca mu byuma, nyine twari tumaze igihe rwose duca mu byuma ntibigaragare, so njyewe selfishly nkahita mvuga nti ni umuhungu. Niyo mpamvu mwita Joshua, kuko hari ukuntu numvaga agomba kuba umuhungu. Hari n'abari barigeze kubitubwira ati muzatangiza umwana w'umuhungu, ariko uwo mudamu araduhamagara ati Imana ihinduye uyu mwana wari mu nda imugize umukobwa. Ndavuga nti Imana ishimwe. Ku ruhande rumwe narishimye cyane, kuko ngewe muri famiye yanjye mvukana n'abahungu gusa. So nararyohewe cyane, si uko mvukana n'abahungu gusa, ariko abakobwa tuvukana baratashye ntibakiriho.
kandi batashye ari bato so kubona uriya wakuranye mwana w'umukobwa n'abahungu. narakuranye numvaga ari nk'umukobwa wa mbere nyine duhawe so Imana ishimwe kabisa. Imana igira abo yihera urubyaro. Hari impamvu ibintu nk'ibi biba bije mu kiganiro. Ndimo ndumva ayo mavuta ahari. Turi guhamya imbaraga z'Imana. Ayo mavuta yo kubyara arahari. Ni ukuri pasita babwire rwose ko bagiye kubyara. Ahubwo nyemerera nsenge. Yego. Mwene data udukurikiye uhamanye nawe kwizera kwawe gukonekite no kwacu uyu mwanya aha ngaha muri studio za Chef to Chef. Data mu izina rya Yesu Kristo, igihe kibaye kirekire umukobwa wawe n'umuhungu wawe babayeho igihe bategereje, ariko uyu mwaka afungura Mana, zibura, ufungura uzibure kandi ucagagura imigozi yose yaba yari yaraziritse ubuzima bwabo ikababuza kubyara mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuri Papa wera, uku kwizera bagaragaje bakonekita natwe niko natwe twatuye mu buzima bwabo. Wowe Mana itarobanura ku butoni, kiza uyu mama, kiza uyu mugabo, hwitura mwami inda ya ibyara, hwitura mwami Imana intangangabo mu izina rya Yesu. Tubaremeye kubyara mwami, tubatuyeho kubyara Mana, kandi ntibigitinze mu izina rya Yesu. Amen. Amen.